usanga muri kaze ku Ngenzi TV ndagusuhuje cyane tubasezeranya ko tutazabatenguha ni mu gihe namwe mudahwema kutwereka ko muturi hafi mu karere ka Ruhango umusaza niyo nsaba Jafeti n'uwigeze kuba umukazana we ruraba rwambikanye mu rukiko rw'ibanze rwa Ruhango baburana inzu uko bucya bukira mu Rwanda hamwe na hamwe mu turere urukundo rukomeje gukonja nk'imbeho ya Gahinga na Muhabura ubu mu Kabagari mu nyito y'u Rwanda rwo hambere muri uyu ni mu murenge wa Kinihira akarere ka Ruhango intara y'amajyepfo y'u Rwanda ubu haravuga umusaza niyo nsaba Jafeti uza kuzindukira mu rukiko rw'ibanze rwa Ruhango aburana n'uwigeze kuba umukazana we Iturusha Imbabazi Yvonne ikiburanwa ni inzu yubatswe na Yvonne Iturusha Imbabazi n'uwo bayubakanye nk'umugabo we Sindayigaya Fulgence niki cyateye ibibazo urugo rwa Iturusha Imbabazi Yvonne n'uwari umugabo we Sindayigaya Fulgence isuru rugo isenyuka ryarwo byabazwa nde ubuhamya bw'abazi umubano wa Sindayigaya Fulgence na Yvonne Iturusha Imbabazi yagize ati twababajwe no kubona Iturusha Imbabazi Yvonne atandukana na Sindayigaya Fulgence aha niho Iturusha Imbabazi Yvonne agira ati umugabo wanjye yitwa Sindayigaya Fulgence mwene niyo nsaba Jafeti twaratandukanye dutandukana ndangije kwiga segonderi muri 2012 nta kazi yagiraga ariko yarimo yiga amategeko y'umuhanda ashaka permis tugeraho dutegura kuzabana yarankundaga nanje mukunda nza kumubaza ntise iyo umusore yenda gushinga urugo ko aba afite bimwe mu by'ingenzi waba ufite iki twageraho Sindayigaya Fulgence ati mfite ikibanza ntarabonera ubushobozi bwo kubaka ariko ndabitekereza nkanagira umurima w'inkurabwobo nahawe nashyinguye sogokuru nibyo mfite ibindi bizagenda biza cyane ko abashyize hamwe Imana ibaha umugisha nanjye nti cyane Iturusha Imbabazi Yvonne yakomeje agira ati perime aza kuyibona turapfundikanya tugura moto ajya mu kazi nanjye nari mfite akazi ubwo ni 2014 akazi kabonetse twahise dutangira kubaka cya kibanza cyacu ubwo yahise ajya kumutarira Kigali cyane ko twari dukeneye amafaranga menshi tukubaka mu cyaro tubona bitavamo aragenda yagura sima nanjye nkamenesha amabuye dukomeza gufatanya yajyaga aza no kumfata kuri butike tukajya kureba aho ibikorwa bigeze agira ati utazagira ngo amafaranga umpa hari ahandi nyajyana nkajya kuri moto tukagenda cyane ko abafundi babizi bajyaga batubona tugasanga hari ahakeneye amafaranga tukayabaha bakanatubwira ibikoresho bakeneye tukabishaka kugira ngo igikorwa cyihute cyane ko twapangaga kubana muri 2017 imbaraga zose niho twazerekeje cyane ko twifuzaga gutaha mu nzu yacu yuzuye iyi iracyari Ingenzi TV Iturusha Imbabazi Yvonne ati inzu turayihagarika muri 2017 aza gukora impanuka dutangiye kubaka ibipangu biza no kugwa aryama mu bitaro CHUK byose ninjye byarebaga cyane ko twari twarasezeranye gufatanya nkomeza kugerageza muri 2018 atangiye kugenda agenda yorohewe nibwo twagiye gusezerana mu rukiko dukomeza gufatanya iyi ni Ingenzi TV Iturusha Imbabazi Yvonne ati gusezera dukora ubukwe byabaye muri 2019 dutaha mu nzu yacu turi abageni Habishuti Pierre wo mu Ruhango ku Buhanda Gakongoro ufite nimero ya telefone 0783766960 ndetse neye nimero y'indangamuntu ye uwo niwe wakoze inzugi n'amadirishya ya metalike byakinze inzu zacu bose bari bateguye bibaye ngombwa ko bakenerwa baboneka abaroni bamwe mu batangabuhamya ariko turagerageza kugenda tutavuga nimero zabo za telefone harimo witwa Marie Claire w'Imana wo mu Ruhango Kinihira Nyakogo Rusizi hakaba na Amahoro Michel nawe mu Ruhango umurenge wa Kinihira hakaba Nsengimana Dismas hakaba Nyirimanzi Jerome hakaba Nsayimana Viateur hakaba Sindayigaya Damascene aba bose ni urutonde ruriho
hano mu nkuru n'urutanga ubuhamya uko Iturusha Yvonne na Sindayigaya Fulgence bubakanye inzu. Aba batangabuhamya nibahabwa ijambo mu rukiko benshi bazumva ukuri. Twagerageje gushaka kuvugisha Niyonsaba Japhet ku byo avugwaho byo guhuguza Iturusha Yvonne inzu yubakanye n'umuhungu we, yanga kugira icyo atangaza. Kurwubaka nubwo bigora ariko abarusenya ntibabura. Urugo rwa Iturusha na Sindayigaya rwaje kuzamo kidobya kugeza biyambaje inkiko. Yvonne yakomereje abwira itangazamakuru ko urugo rwabo rujya gutangiramo ibibazo umugabo we Sindayigaya Fulgence atagitaha. Yvonne ati yarantaye mu nzu yanjye n'umwana wanjye birangira yishakiye undi mugore. Ni ukuvuga amaze kugira nk'abagore nka batatu i Kigali nyine, aribyo yahise anshora mu manza, cyane ko aribwo batangiye ayo manyanga we na se ko ngo inzu ngomba kuyivamo ngo ari iya se. Ntabyo nigeze mbwirwa nyitahamo ndi umugeni. Umugabo wanjye ntabyo yambwiye kandi na se twarasezeranye abireba tukayitahamo ahari, ibyo ntabivuge, akibuka kubivuga kuko abonye umuhungu we anjyanye mu manza kandi baziranyeho. Murumva rero ko iki ari ikibazo gikomeye kandi ibibazo nyine bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino, ariko nk'Ingenzi TV tukavuga tuti abashakanye bajye boroherana, na cyane ko iyo hatajemo koroherana usanga bigira ingaruka ku muryango. Iyi ni Ingenzi TV.